iriya raporo nta muntu uranga utabura kuyishyura keretse wa muntu ugaya ibintu byose akagaya n'ibiceri by'inka uwo ni utashima gukora. Imana rero ihabwa icyubahiro kandi si gushidikanya nk'uko twese bivuze igihe kizagera vuba aha ngaha natwe aho kugira ngo dukodeshe aho dukodesha abandi natwe twodeze uko dushaka. Gahunda maranye cy'ukuri cyose yari yo kuyobora gahunda y'porogaramu hanyuma ariko umubwiriza w'umunsi ntabwo abashije kuboneka. Nubwo atabashije kuboneka ariko ntabwo ubutumwa bw'Imana bwabura birashoboka ntabwo bishoboka. Turumva ubutumwa kandi ubutumwa buradufasha. Imana ihabwe icyubahiro. Iyo umuntu yaje gusenga hari umuntu abameza gukora ikibazo cy'ivana n'icyo wagisubiza mu iki francis abarwayi francis ati umuntu ari gusenga abarwayi Janete wagisema afite inyota Jonathan wagisema afite iki ikibazo vake ngicyo n'ibisubizo bikunda kuba vake ariko ibisubizo byose byatanzwe mu tuba dufite igihugu ijambo ry'Imana kandi tuba twishimiye. Icyo nashakaga rero cyane ni ukugira ngo buri wese amwenyure none kuva hariya kugeza hariya uwo ari wese yamwenyure. Iyo umuntu yaje gusenga kimwe mu muramo nuko aba yishimiye. Amen. Kuko aba ari imbere y'Imana. Ipime wifashishije ubutumwa bwa Yohana. Ntabwo nzi umwaka byabayeho ariko igihe kimwe Berushaza nabo bari kumwe mu nzu ngomba kuba ari inzu nziza ko ni ibwami banyweye inzoga barasinda maze Berushaza ageze ati mugende muzane na bya bikombe twanyase Yerusalemu mugende mubizane nabyo tubinyweshe mugende nabyo mubizane. Agomba kuba yaratumye abagaragu bahari cyangwa se abasirikari bamurindaga ibikombe barabizana banyaze urusengero rw'Imana i Yerusalemu batangira babisukamo inzoga. Igihe yari atarabasha gusoma akoresheje icyo gikombe gifite umuriro ukerewe abona agace akaganza kandi kagusiga mugabo gatsaya kandi se mwiki wapimwe mu gipimo usanga udashyitse. Iryo joro Berushaza ngo yarayafite. Iryo joro Berushaza yarafite. Ndibwira yuko yabonaga mu kuganza amavi yarakomanga ntabwo ari kenshi abakomanganya iyo umugabo yakomanganyije amafatisha abantu uzi ibintu biba bigeze hano yakomanganyije amavi iryo joro arapfa. Ipime wifashishije ubutumwa bwa Yohana. Umuntu aramutse
gihe cya Yohana n'igihe turimo wasanga hari ibintu byinshi bibisa. Mu gihe cya Yohana yari integuza yari integuza ya Mesiya wagombaga kuza bwa mbere. Mesiya yagombaga kuza kugaragaza Imana nyakuri. Satani yari yaragaragaje Imana uko itari. Biba ngombwa yuko Mesiya aza kugaragaza Imana nyakuri, aza kugaragaza urukundo rw'Imana, akagaragaza inzira ubwoko bw'Imana, agatanga umurongo abantu bose bemera Imana, abantu bose Imana bagomba kugeza batera. Natwe muri iki gihe rero tubayeho. Ese mwumva ko tubayeho? Tubayeho cyangwa abantu? Tubayeho cyangwa? Ikono ari barandaza mu byemere cyangwa se mu byanjye muri bayeho. Muri bayeho. Hari ibintu byinshi ugereranije igihe cya Yohana n'igihe turimo bibaye. Natwe tubayeho kuko turi integuza zivuga yuko Yesu Kristo agiye kugaruka bwa kabiri. Mesiya agiye kugaruka bwa kabiri, aje kugeza noneho, aje kujyana abayobotse wa murongo yatanze bwa mbere mu ijuru, kugira ngo ahari mu ijuru ry'icyubahiro abo bayobotse umurongo nabo bageze hamwe. Tunike gusa ipine ukoresheje wifashishije ubutumwa bwa Yohana. Ubutumwa bwa Yohana bwaravuze buti, muramure Bibiliya zanyu ashushanye muri Matayo ibice 3 umurongo wa 2 n'uwa 8. Turasoma no muri Mariko igice cya 2 umurongo wa 4. Turasoma no muri Luka igice cya 3 umurongo wa 3, umurongo wa 8, umurongo wa 9, umurongo wa 11, umurongo wa 12 n'umurongo wa 13. Kugira ngo tubone ubwo butumwa Yohana yari noneho tuze kwipima iki kibwiriza, tuze gucyusa twipima turebe uko tumeze twifashishije ubutumwa bwa Yohana. Muri Matayo ibice 3 umurongo wa 2 n'uwa 8. Ndongera kubasoma n'ubwo umugaragu w'Imana agashyushya asoma. Mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Umurongo wa 8, nuko mwere imbuto zikwiriye abihana. Mariko igice cya 1 umurongo wa 4. Mariko igice cya 1 umurongo wa 4. Mariko igice cya 1 umurongo wa 4. Nuko Yohana yaje abatiriza mu butayu, abwiriza abantu iby'umubatizo wo kwihana ngo bababarirwe ibyaha. Luka igice cya 3 umurongo wa 3. Luka igice cya 3 umurongo wa 3. Umurongo wa 3 haranditse ngo ajya mu gihugu cyose giteganye na Yorodani, mu gihugu cyose giteganye na Yorodani, abwiriza abantu iby'umubatizo wo kwihana ngo babarirwe ibyaha. Umurongo wa 8, ngaho mwere imbuto zikwiriye abihana, kandi ntimutangire
ko dufite Aburahamu akaba ari we sogokuruza. Umurongo wa 9, n'ubu intorezo igeze ku bishyitsi by'ibiti. Igiti cyose giteye imbuto nziza kiracibwa kijugunywa mu muriro. Umurongo wa 11 arabasubiza ati, ufite imyenda ibiri umwe awuhe utawufite, n'ufite ibyo kurya nagira ati nawe. Umurongo wa 12 n'abakoresha b'ikoro nabo bajye ngo babatizwe. Baramubaza bati, mwigisha tugire tuti? Ngubwo ubutumwa Yohana yari afite. Ubwo butumwa Yohana yari afite yabwigiye. Muziko muri iki gihe kugira ngo mwito byose byo kwasoma mu polisi ko abo Yohana yageze mu mashuri yazayigeze munsi cyangwa zakoresha. Ahubwo ubutumwa yabwigiye muri college cyangwa mu miti. Ahubwo ubwo butumwa Yohana yagiye kubwigira mu butayu. Yagiye kubwigira mu butayu. Niryo shuri yigiyemo, aho yigishwaga kubaha Imana kandi akabera ibimenyetso, kandi akareba ibimenyetso by'ubushobozi bwayo. Niyo universite yagiye kwigaho. Ahari amategeko mwarimu se muri universite mu butayu yari namutegeza ko yari Yesu. Yesu aho mu butayu Yesu amwigishiriza kubyara. Aho mu butayu iyo umuseke watambikaga ku musozi y'Imowa yatekerezaga ku Mana ishobora byose, Yozuwa byo gucya. Nk'uko bigaragara mu wa 2 wa Samweli ibice 23 wa 2 wa 2 wa Samweli ibice 23 mu wa 2. Wakati wa Samweli kagera ibice 23 mu wa 2. Azahwana n'umuseke utambitse w'izuba rirashe n'igitondo kitagira igicu. Iyo unaga umuseke utambitse akabona igitondo kitagira igicu, byamwereka ubwiza bwayo, ubwiza bw'Imana. Ese yabaga yifashe n'igishoro gikomeye cyane. Abari mu Aburahamu kandi abisubari yabaga yifashe n'igishoro gikomeye cyane. Imwereka iki? Urukundo rw'Imana. Kugira ngo babone ubutumwa yagombaga kubwira abana. Ku manywa y'ihangu byagendaga bite? Niyo mfashe n'igishoro yari afite ku manywa y'ihangu. Ku manywa y'ihangu yashimishwaga akabona icyubahiro cy'Imana iyo yabonaga izuba rigeze hejuru ye, akabona umucyo w'izuba, maze yabona umucyo w'izuba akawubonamo ubushobozi bw'Imana ishobora byose. Nimugoroba Yoweri yabaga agiye kwisegura ibuye, ngo ni umusego hari yari afite serivisi cyangwa umucanga umusenyi.
yarebaga inyenyeri uko zimeze, maze izo nyenyeri zikamwereka urukundo rwayo, urukundo rw'Imana. Maze mu butayu muri iyo university amaze kuba graduate, niko mu muzungu bavuga, amaze kuba graduate bwa butumwa amaze kubona muri ariya masomo, ubutumwa avuga ati mwihana kuvuga ngo muje mugeze gute. Yohana w'umurero, Yohana w'umurero yaritwaraga cyangwa yajyaga ikintu cyose kugira ngo abashe kuvuga ubutumwa, ntabwo yafataga ikintu cyose icyo ari cyo cyose. Nibyo kujya bijyana n'ibihe wasoma ubuki bw'ubura n'igikaya n'inziki yaritwaraga kugira ngo abashe kuvuga ubwo butumwa, maze aho ngaho mu butayu ahavana imbaraga ikomeye. Mu butayu yitegereza umwana mu bwiza bwe, niko kwibagirwa inarijye. Magaze mu yombi ndabamenyesha yuko nta butumwa wavuga, nta butumwa twavuga abantu babwumve tugifite ikintu inarijye. Nta muntu wakumva inarijye ayishyurira aho ngaho, inarijye arayita aho ngaho mu butayu, yumva ko ntacyo ashoboye, maze yemera kuba intumwa y'ijuru. Amen. Yemera kuba intumwa y'ijuru. Jyewe ubwanjye ntacyo nshoboye, ariko nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Bituma agenda arahaguruka, ukende yari akenyeye uko yari ameze, maze agenda afite ubutumwa bucyashya, ubutumwa bukomeye, ubutumwa atatinyaga kubwira uwo ari we wese, ukomeye cyangwa se woroheje. Umusirikare n'inyenyeri yaba afite zose, ubwo butumwa yarabumubwira. Ese witeguye kuba Yohana? Witeguye kuba Yohana? Hari aho wagera se ubuse nahera hese ko uyu muntu ndi kubona akomeye, biragenda bite? Aho kugira ngo umuntu tumubwire ubutumwa, aho kujya kubahwa jewe ntabwo byemera kubona nize amashuri menshi, ndi dogiteri, ntabwo nyene ibyo ngibyo mu kajagari kandi y'ukwezi azaga. Ariko nyakuba dogiteri nanjye ariko mwemeranyemo namwe wese nawe kutuwe hafi ntabwo yajyaga ibindi, ahubwo umudogiteri yamubwira ngo ubutumwa bugeze bucyaye ihane kububa n'ubujuje. Yari afite imbaraga itutse, yari afite imbaraga ijuru. Niko guhagarara imbere y'ibikomangoma byo ku isi, kuko yari atwaye ubutumwa ahawe n'ijuru, ubutumwa budaca ku ruhande, ubutumwa butareba mu maso y'umuntu. Uyu nguyu ni ingesi, ibi namubwira uriya we, uriya ntabwo namutinyuka, ibyo ntabwo gutwara ubuzima. Simvuga ko wakwishora umuvuduko uko wiboneye, ariko igihe ufite ubutumwa bw'ijuru ubuvuga uko bugenda uko. Yari afite ubutumwa bucyaye,
igiha igiti agaciro ntabwo ari izina cyitwa, ahubwo ni imbuto cyera. Igiha igiti agaciro ntabwo ari izina cyitwa, ahubwo ni imbuto cyera. Byanditswe mu wifuzwa ibihe byose ku ipaji ya 74. Esperança só para ti. Diz algo para ti. Xavi. Diz algo para ti. Depois do Xavi. E diz a frase para ti, no qualizar a manhã da Páscoa. Não. Abai. A roupa mínimo. Imirimo myiza y'imbuto wera izo izabwira agaciro. Mu gihe cya abantu bibwiraga yuko kuba bakomoka kuri Aburahamu ari byo bigeze bite bibaha agaciro, ariko nk'uko twabisomye muri Luka, ntabwo kuba bakomoka kuri sekuruza Aburahamu aribyo byagomba kugeza bati kubaha agaciro, ahubwo cyagomba kubaha agaciro ni iki? Icyagomba kubaha agaciro ni iki? Ni ukwakira ubutumwa bakageza bakira mwihane ubwami bwo mu ijuru. Abantu bumvise ubutumwa bwa Yohana yaratwaye, benshi baramwumva, ibikomangoma byinshi biramwumva, abenshi bakava mu mazu yabo bakajya mu butayu. Kimwe mu bibazo babazaga Yohana, baramubazaga bati none se ko twumvise yuko ibintu bikomeye, none tugire tuti? Igisubizo cyari kigo ufite imyenda ibiri umageza ati, ufite imyenda ibiri umageza ati, awuhe utawufite. Niba ufite imiguru ibiri y'inkweto, umuguru umwe ugeze ute, uwuhe utawufite. Ufite ibyo kurya ageze ati, genda uko ufite ibyo kurya, kwiga ibyo kurya byawe uhe utabifite. No muri Canada y'abantu bakiza hari baba bari mu bintu byinshi batazi iyo bajya. Iyo ugize amahirwe ubona umuntu uguha ibintu, kenshi abenshi bakanga bashaje. Gikunda kubabaza kandi kuko nk'ibishaje kugira ngo bagure ibishya. Ndetse hari n'abagurisha bagenzi babo basenga n'ahangaha bakabagurisha ibishaje kugira ngo bageze bajye kugura ibishya. Abo bantu bakagutunga yabo bagurisha mugenzi wawe ikintu gishaje wagomba kujya kiranga inanga na rundi rukora bajyana amafunguro y'ibiki ku muhanda. Vadiamo di Mugane alla Sadiera, nel Giappone poi, ma dei cavalieri, ma ti voleva bene un po' autobus. Ma un autobus e sta lì nella coda, un gira già, un gira figo, ma la Madonna non sta.
wenda muri byabaye simbizi ariko haraho byabaye akakugurisha ibyo bishaje yagomba kujyana ku muhanda kugira ngo bageze hagati ubutumwa bwa Yohana ngo ufite imyenda ibiri umwe ageze ati awuhe utapfa ufite ibyo kurya nawe ageze ati abigenza ati abakoresha b'ikoro ababwira kutariganya abana abasirikari ababwira kutagira ubwo ubutumwa Yohana yaratwaye mwihane mukore mutoki kuko ubwandu bw'umujura bugenda muri iki gitondo ndarabikira buri wese kwipima akoresheje ubutumwa Yohana yarafite mbese twiteguye kuba bari hano abantu bose bo mu bwami bwa Kristo bahamagarirwa ibi bikurikira icya mbere gutanga icyitegererezo mu kwizera no kwiga gutanga icyitegererezo mu kwizera no kwihana abantu bose umuntu wese uvuga ati niteguye kuzabona Yesu mu maso agomba kuba icyitegererezo cyo kugira umuntu wese Yesu yabonaga amuje iruhande icyambere birateza ati yamugirira impuhwe akageza ati akamubaho mbese iyo wipimye ukoresheje ubutumwa Yohana yarafite usanga uhagaze ute usanga uhagaze abantu bose bo mu bwami bwa Kristo bahamagarirwa kugira umuntu bahamagarirwa kuba abanyakuri muri iki gihe nyarwanda abantu bakibeshya abandi cyane cyane hari ibintu abarundi n'abanyarwanda ufite ikintu gishyirwa ari cyiza wagiye wowe ntabwo wakibona iki kintu kirakomeye cyane ntabwo wakigera umuntu witeguye kuzabona Yesu mu maso icyambere kuba umunyakuri ntabwo uzi ko ari umuntu wakoze ntakora ntakubwire bibaho ntibibaho tuganira n'umukomani aravuga ati uzari kuburyo abahayisiye ngo les haïtiens se soutiennent y'umuhayisiye yageze ahantu wasanga uracyo wasanga abahayisiye bangana uracyo wasanga bangana umuntu waramubwira ati nabigenje nta wakwinjira ahangaha ariko abanyarwanda babo bisa ngo yakuranye asekara hari simbizi yako ariko menya hano hakubwiye niyakubwiye ntakubwiye ukuri twipime dukoresheje ubutumwa kimwe mu byo Yohana yari afite ubutumwa yari afite yararikiraga abantu kuba abanyakuri Yesu amaze kuza iryo jambo yarisubiyemo mu gihe cya Yohana we yabise abana b'inshira nshira kwa Yesu
yica abana batavuga. Yesu yabisiki. Yesu yabisiki no kubyuka. Abana bica. Hari wabisiki n'ibindi. Ntandyarya ishobora kuboneka mu bwami bwo mu ijuru. Ntandyarya ishobora kuvuga ubutumwa bw'ayo bantu. Ibyo bigenzo byose iyo twiteguye kuvuga ubutumwa bw'ayo bantu tugomba kugenza gute? Kubanza kugirambika hasi maze tukajyana ubutumwa mu cyayi. Ubutumwa budakabaka, ubutumwa butareba mu maso, ubutumwa butareba umuntu ngo ni uyu nguyu, ahubwo ukamubwira ubutumwa uko bugenda bute. Ni ubwo butumwa Yohana yari afite. Abantu bose bo mu bwami bwa Kristo bahamagarirwa gutabara abakeneye ubufasha. Si icyo gusa, abantu bose bo mu bwami bwa Kristo bahamagarirwa gutura Uwiteka amaturo. Samweli yavuze ngo muri bike Imana yaduhaye, ntabwo ari byo Samweli, ahubwo ni muri byinshi Imana yaduhaye. Gusubiza Imana bike muri byinshi yagiye yaduhaye. Ahubwo Imana yaduhaye byinshi. None twebwe kabisa yuko tugeza gute tuyisubiza bike. Nta muntu ushobora guhagarara ku maguru yombi ngo avuge ko Imana yamuhaye bike. Hari umusore muhabaje, ntabwo uvuga izina rye, uherutse kuvuga ati Imana yaramutse imuhaye fagitire wayishyura. Hari muri ibyo bigira yumvore biwari ibyo baguhaye fagitire, Imana imuhaye fagitire ikayandika. Iyo waje kwishyura yanatari wayishyura wakwishyura kimwe cya cumi cyane, kimwe cy'ijana nicyo wakishyura. Ntabwo mbizi. Imana yaduhaye byinshi, twebwe dusaba kugarura ubutungane iki duke. Sinzi niba njye nigeze kugira ibyago byo kubona abantu bagiye bangwa mu ntoki barimo n'umubyeyi wanjye. Ariko iyo rero umuntu iyo ari kugenda ukuntu akurura umwuka, ni hahari wamenya ukuntu umwuka duhumeka nta ngufu dushyizeho, ukuntu uwo mwuka ufite agaciro. Umwuka ugenda ushira, umuntu ayigeza ati umureke Imana wayifata ikibazo uhumeka isegonda iguhaye fagitire wayihamba. Ayo mafaranga Imana yanditse uwayabara neza mu madorari washobora kuyabona. Bityo Imana yaduhaye byinshi, igasaba yuko tugenda gute tuyisubiza gusa duke mu byo yagiye. Bityo rero abantu bose bo mu bwami bwa Kristo bahamagarirwa gutura Uwiteka amaturo. Bahamagarirwa gutanga icyitegererezo mu kumvira no kugira. Mu kumvira no kugira. Hari igihe umubyeyi Cecile yajyaga ampamagara ati urajya gusenga ryari ko mpagaze hano kugira ngo tujyane mu gice cy'imbere cya kimwe. Igeze kujya bikora, urajya gusenga ryari ngo tujyane. Tegereza
kugeza igihe turamugereraho akatuzana kugira ngo tujye gusenga. Ariko haba imodokari zabo umuntu ari mu muhanda ukaba wamusiga kandi n'umugurangure bavuga ngo guseka kandi imodoka yari mu muhanda ntabwo bibaho mukaba mugiye ahantu haba nukumukora muzamurira iyo utamuteye amazi y'imvura hari umuntu wasegeje ngo hari igihe umuntu ashobora kuza kugenda ahaguruka kichako cha Mungu ukale kuchawi hana ya wale kitu cha hana ndio kwa ya kuchawi na kitu kingine mnafiki kwa haki cha rafiki kwa hapa Mungu alipo twipime dukoresheje ubutumwa bwa bitabaye nitutagira nituzatwara ubutumwa bwa Yohana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo tuzaba nk'ibyatsi bikwiriye neza kujugunywa. Abaheburayo igice cya 12 umurongo wa 20. Ni hafi gusoza Abaheburayo igice cya 12 umurongo wa 29. Kuko Imana yacu ari umuriro ugeze kongora nitudatwara ubutumwa mu bwa Yohana ngo tuzaba nk'ibyatsi byo kujugunywa mu muriro. Irindi somo murarisoma mu rwa mbere mu rwa kabiri rw'Abatesalonike ibice 2 umurongo wa 8. Ngaho rero ubutumwa Yohana yaratwaye aharehereza buri wese ufite imyenda ibiri guha umwe utawufite, ufite ibyo kurya kubigenza bityo, kugira impuhwe, kurandura inarijye muri twebwe, ikibi kikava muri twebwe tukihana. Abantu benshi ushobora kutureba inyuma ukagira ngo niko nimuri ushobora kureba umuntu inyuma ugasanga ari icy'imbere ari igice ubona nta cyiciro afite mu bwami, nta n'ubutumwa yavuga ngo ibyo byose bigomba kutuvamo maze tukavuga ubutumwa bwa Yohana tukarehereza abandi tukabwira abandi nuko Yesu Kristo agiye kurinda tutareba tudakebake ngo mbese ninde. Kera hari umuntu wigeze kutubwira ati igihe ubonye perifaje turi kuganira ujye wibwiriza wowe usohoke kuko ari perife ibyo wabibwirwa igihe mubonye perifere mwaba ari mubonye perifaje mwebwe mukibwiriza mugasohoka kuko ari perife. Ubutumwa bwa Yohana ni ubutumwa bubwirwa buri wese budatinya amaso. Abadivantiste umunsi wa karindwi turacyafite ikibazo mwebwe nanjye ndetse n'abari mu nzego zo hejuru bwo gutinya amaso. Tugomba kugira
ubutumwa bwa Yohana wahagaze wabwira ngo wese mwihana ubumba bwo kugenda ngaho rero ndasaba Imana kugira ngo muri uyu mwanya twese twipime urebe niba wowe nanjye tubereye ijuru tubereye kubwira abana ubutumwa nk'ubwo Yohana yarageze yari kuko Yesu ageze ku Imana twese